Hello guys, nongeye kuguha ikaze. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe uko wakora beat muri BandLab wifashishije ibyo bita samples. Ese wari uzi ko muri BandLab kuri telefoni yawe ushobora gufata ibintu ibyo ari byo byose ukaba wabigira sample, ukaba wabikoresha bigakora umuziki? Urugero nk'aya majwi arimo hano, no kuvuga ngo nayo na recordinze nyashyiramo. Bivuze ko rero ikintu icyo ari cyo cyose kikwegereye ushobora kuba wagifata ukagihinduramo instrument cyangwa se ukagihinduramo sample uri bwifashishe ukora ya beat yawe muri BandLab. Ngo bigenda gute rero? Reka dutangire turebe uburyo bikorwa. Uzakora iki? Uzafungura BandLab yawe. Numara gufungura BandLab yawe, uzaza hano hari akamenyetso ko guteranya. Numara kujya hano hari akamenyetso ko guteranya, uzajya hano handitse studio, open studio. Numara kujya hano handitse open studio, hari ahantu uzabona handitse ngo turn any sound into an instrument. Ni ukuvuga ngo bivuze ko ibintu byose ushobora kuba wabigira instrument. Uzahakanda rero. Numara kuhakanda hazahita haza akantu kameze gutya. Bakaba kandi hano bakubwira muri taburo ngo tap to hold a pad to start recording. Bigenda bite rero? Ni ukuvuga ngo aya mapad ureba hano kuva ku ya mbere kugeza kuri 16, ni ukuvuga ngo ukora mu izo pad ukaba wa recordinga amajwi yose ushaka kuba wakoresha. Tuvuge n'urugero, reka wenda tubyifashishe turi coding ijwi runaka. Ni ukuvuga ngo urafata muri rimwe, wenda nshobora kuri coding ikintu cyose nshaka, cyangwa se reka nkoresha n'umunwa wanjye. Ni ukuvuga ngo uraza ukora hano muri pad wenda ya rimwe. Numara gukoramo, ni ukuvuga ngo nshyizemo ijwi ntashaka. Ndakora iki rero? Nishaka kurikuramo, ndaza njye hano kwa aka kamenyetso, njye kuri edit, ubundi njye kuri delete. Ni ukuvuga ngo ukoramo hakaza hano kano kantu ka record, ubundi ugahita ukoresha ikintu ushaka kuri codingisha cyangwa se ushaka gufata amajwi. Ni ukuvuga ngo rero ndaza gukoramo, ubundi mfata ijwi. Urumva ko ijwi rya mbere rigiyemo. Turakora no muri kabiri, tujya no muri gatatu, urumva ko yaba nka kick aha habanza. Noneho reka wenda ndecoding na snap y'intoki zanjye, ndakora muri 4. Noneho nkore, nuvuga ngo ukoraho hakaza ka microphone, kongera ugakoraho. Urumva ko rero ushobora gufata sample cyangwa se ukarecording ibintu byose biri uruhande rwawe ukaba wabibyazamo instrument. Iyo umaze rero kubirecordinga bigenda gute? Ni ukuvuga ngo izo sample wafashe ushobora kuzeditinga wumva zitavuga neza. Tuvuge wenda iyi niba ari kick, nayigira nka kick, ushobora kuza hano hari agakaramu uba ugiye kweditinga. Ni ngo rero ushobora kongera volume, ushobora gukora kuri pan, ukongera cyangwa se ukamanura, ukakoresha pitch, hose ugenda wadjustinga wumva uburyo ivuga. Ushobora no gukora hano, ariko hano hari edit. Nujya kuri edit, ubwo ni ukuvuga ngo iyi sample yawe ubonye igera kure ushobora kuza ukayikatingira hano. Urabona niba iri hano nibwo ishobora kuvuga neza. Kuri attack naho ukaba wagenda wakoresha release cyangwa se tone.
nidushyira muri tone muri hertz 100 urumva ko ibaye noneho kiki imeze neza. Ngo rero ugenda ubyajustinga ku buryo ushobora kugeraho iya sample yawe iza ifite ijwi rimeze neza. Ni ukuvuga ngo rero hano uraza ukabyajustinga, ushobora no kubigira loop mu gihe wa recordinze loop cyangwa se one shot nabwo birakunda. Ubwo rero urumva ko kick yanjye imeze neza. Ndaza hano nkore kuri done. Ni ukuvuga ngo aya masetting yose ushobora kuyakora ubundi instrument wakoze ikabivuga neza, ubundi ukemeza. Ni ukuvuga ngo rero tuvuge niba ushaka gukora beat wenda tuvuge ko dushaka gukora drill igira tempo y'ijana, wenda dufate 140. Inyinshi hari ziba ziri mu 140 gutyo. Uragaruka nkuvuga ngo ujya hano muri setting nyine ugasettinga tempo, ukagaruka ukaza hano. Urabizi ko rero akenshi drill nyine ni ukugenda. Ni ukuvuga ngo rero nitujya gukora record, iyo ugiye gukora record ugatangira wakora beat y'amasample wafashe, ushobora guca mu buryo bubiri. Ushobora kuri codinga hano live, ubwo noneho niba tumaze kuba twasettinga BPM dushobora gutangira tukarikodinga. Ubigenza ute rero iyo ushaka kurikodinga cyangwa se gutangira gukora beat wifashishije aya masample we wafashe? Uraza hano ugakanda aka kabuto ubundi ugatangira, ubundi ugakora record. Ariko kugira ngo ujyane neza cyangwa se uze kugendera muri tempo, uraza hano hari akantu kitwa metronome. Aka kantu gashobora kugufasha kuguma muri tempo. Ushobora rero kanda record, nuvuga ngo rero ukanda record ukaba wabikoresha. Wenda reka nsibe karakari kamaze kugeramo. Nuvuga ngo iyi metronome iradufasha kuba twakomeza tukagendera muri ntiduteye nyine tempo yacu ntituyite wumve ngo biragenda nabi. Ukanda rero kuri record, kanda kuri record, ubundi ugahagarika, kongera ugatangiza. Urumva ko kubera yuko wenda ntari kubikurikiranya neza ntago biri kuba byajyana, ariko uramutse uri gukurikiza neza iriya tempo ukajyana n'iriya metronome byabasha kuba byakunda. Ni ukuvuga ngo rero ubundi buryo wenda ushobora kuba wakoresha ni ubuhe udashaka wenda kuwita uri kodinga gutya live. Ni ukuvuga ngo uyikandira hano, wakanda hano ni uhita ujya muri piano roll. Noneho wajya muri piano roll ni ukuvuga ngo ingoma zacu ziri hahandi twazishyize. Nuvuga ngo ushobora kwifashisha hano ino piano roll ukagenda ukora beat ushaka gukora. N'ubundi twashaka gukora drill, ingoma za drill ni ingoma turi bukore gusa. Nuvuga ngo 1 2 3 ta 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 ta. Agari byo ta 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 ta. Nuvuga ngo rero nuvuga ngo drum pattern ya drill ni uku nguku igenda ta ta ta. Nuvuga ngo drum pattern nyine drum pattern y'ibanze ya drill ni uku nguku abagenda 1 2 ugataruka utuzo tubiri
ugataruka kamwe, ugataruka tubiri, ukongera. Noneho wenda iyi sinapu tuyite nk'aho tugiye kuyigira sineya. Sineya igomba kuza mu kazu ka gatatu, igatangira bare ya gatatu. Noneho noneho tugashyira kiki ndayishyira hambere. Nuko nguko rero akenshi bigenda. Ni ukuvuga ngo rero uru ni urugero naberekaga nyine ko ushobora kuba wafata nyine amasampo ukaba ayo ariyo yose wayakoreshamo beat cyangwa se ibindi bintu byose ushaka. Ushobora no kurikodinga instead muri kwicuranga, ukaba wakora loop n'ibindi bitandukanye, ukaba wabirikodinga uciye mwa buriya buryo. Urumva ko rero nk'aya maduramu twakoraga, twagerageje kurikodinga tugakoramo akantu. Urumva ko uramutse wongeyeho akantu k'akamelodi byaza bivuga neza cyane. Ubwo rero wowe ukunda gukoresha BandLab wikorera umuziki, urabona ko ikintu cyose ushobora kugifata ukaba wakibyazamo sample, ugatunganya ingoma yawe cyangwa se ibintu uri gukora. Ukaba wakora beat rwose, ugahera kuri scratch cyangwa se ugahera kuri zero, ugahera kuri nothing, ukarikodinga ibintu ukabibyazamo umuziki, ukaba wabikoresha. Wakoze cyane no gukurikira ino video. Niba ino video yagushimishije, subscribe, like, share na comment. Ubundi tubonane muri video zikurikira.